Kwizigira nyine bageze i Kigali ahita yandika muri groupe duhuriramo ati ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igeze i Kigali iturutse mu Misiri aho yari imaze iminsi ikorera umwiherero muri FIFA window. Abakinnyi bose bahageze amahoro uretse Niyigena Clement na Biramahire basigaye mu Misiri bivugwa ko bari gushakirayo amakipe. Gasubiramo ko ka. Inaye nkuru. Ngasubiremo. Some byose abasigaye ni bande. Abasigaye mu usibije Niyigena Clement na Biramahire Abedi basigaye mu Misiri bivugwa ko hari ko bari gushakirayo amakipe. Abedi bye simbizi ibyo nzi ni bya Clement nibyo ngiye kubwira abanyarwanda. Clement avuga ati nkwa Clement imeze bite Rugaju uwo bita Niyigena Clement abasigaye ni bande. Abasigaye mu usibije Niyigena Clement na Biramahire Abedi basigaye mu Misiri bivugwa ko hari ko bari gushakirayo amakipe. Abedi bye simbizi ibyo nzi ni bya Clement nibyo ngiye kubwira abanyarwanda. Clement avuga ati nkwa Clement imeze bite Rugaju uwo bita Niyigena Clement yamaze kumvikana n'ikipe bita Ceramica Cleopatra FC. Ndazizi cyane izo ngizo ntukigore uzi ko ni brand ambassador wa ya company izo mbanzizi ikipe yose yitwa kwiba kwisi ukivuga izina FC nzi niyitwa imbabura muri Amerika Latine iyo bita Cleopatra Ceramica ni ikipe mu cyiciro cya mbere mu Misiri kandebe Ceramica Cleopatra ejo bundi yari no muri playoffs yasoje ku mwanya wa 4 yasoje ku mwanya wa 4 yari iri muri playoffs ejo bundi kuko Zamalek yaba ya mbere Pyramide ya kabiri arahiriye ya gatatu Ceramica ya kane none surumva itari muri playoffs irakomeye mvuze ibintu biri byo mvuze ibintu bitari nibyo izakina Confederations Cup nibyo bayita Cleopatra Ceramica ese Cleopatra uri kumva ko ra mu Cleopatra twize urimo urabyibuka kse muri ntuze muri ibintu bya za histoire nyine bya histoire na Misiri ya kera n'abafarawo n'ibiki byose na za Ceramica Pyramide n'ibiki byose Ceramica ikipe ikomeye bagira ikintu cy'igroupe cyitwa Ceramica Cleopatra Group ni ikintu kinini cyane bafite n'andi business ari mu gihugu cya Misiri ni ikipe nini cyane icyo mbaza turebe bamaze kumvikana noneho bamaze kumvikana biteganyijwe ko ibikombe bitatu irakomeye biteganyijwe ko bitatu n'igiheruka niyo yagitwaye 2024 yangana aranyemeje hano mbonye kuri koporo rwose mu masaha 24 uhereye no tuvugana Clement arakora ikizamini cy'ubuzima inka ya mugabo muvuna ndenda mingaye cyo bita medical test ikintu cyatuma Clement adasinya keretse ayitsinzwe yarayitsinzwe test medical ntabwo yayitsindwa Clement ibyanjye ndabira Clement rero ejo bundi numvishe raporo ya mugenzi wacu Kayiranga Ephraim avuga ati abanyamupira hano baraganira cyane mu nitwa Clement Niyigena kwa kundi nyine tuba turi kwitegura kwakira umukinnyi uvuye nka Tanzania cyangwa se Uganda ugasanga turamuganira abantu bose baravuga ati uyu mwana w'umunyarwanda ukina muri APR akinate bari very excited kujya kumurira no myitozo urumva ko bari baramaze kumenya ko uyu musore Clement Niyigena byanze bikunze ashaka ko yararangizanyije n'ikipe ya Ceramica Cleopatra Ceramica batangira kumuganira rero ariko Clement wamwegera agahita guhunga kugira ngo atacikwa akaba yanari kubwira yahereye mbere noneho Clement ejo bundi yaciye amarenga n'umuhanga cyane nakunze ukuntu yakoze utuntu twe yifotoza yambaye jezi arumva ikipe muri Tunisia ya Club Afrique ya Club Afrique kugira ngo atange ubutumwa ariko n'abayobya muvuga muti ubu ntiyamaze kumvikana Club Afrique muri Tunisia mu Barabu ariko wongera uvuga uti ni gute byaba bitararangira akabikora kumbe yamaze kumvikana n'ikipe mu Misiri icyo mva iriya kipe ikinamo agatipe murakazi kitwa Fagri Rakai
Fagri Rakayi wa musore wavuye muri piramide wowe utazamuye yabaye muri piramide y'umunyafurika y'epfo aguruka Fagri Rakayi mbaza ngo mwibikiye kuri niwe yatakira Gilbert wanjye niwe wabambwiye abo bakinnyi simba mbaza Gilbert ni umpangira piramide arambwira ati bafite abataka bitwa Fagri Rakayi yaciye muri piramide 2022 kugeza 2025 Gilbert cyane wemera cyane yakinyamo imyaka 3 Gilbert ayivamo bamutiza muri Ceramica ariko biza kurangira Ceramica Cleopatra imuguze burundu noneho n'umunyafurika y'epfo cyane ubwo rero ari ikipe ya Ceramica abafana ba peri ariko nkabona aba badefanseri APR ikomeza ariko se n'ibintu bya Yunus uko bishyushye ariko safande ariko ibintu bya Yunus birimo imbaraga nyinshi ariko nka Yunus aracyafite n'amasezerano Yunus afite amasezerano imbere y'umwarabu aramutse agiye transfer ya Yunus yazamo AP hazamo ibiganiro kuko ibya Yunus reka ndebe hari umugabo ngo bari bategereje witwa reka ndebe baramumpaye hari umugabo witwa Yazid Mansuri yabaye directeur sportif wa Esperance de Tunis igihe kirekire ni umunyatuniziya ni umunyalgeria hanyuma yari yazinze ibikapu rero yerekeza muri GSK Jeunesse Sportive de Kabylie ikipe yo muri Algeria abavandimwe rero bari bariho bafasha Yunusu aba bazungu dukomeje kugenda tuvugana barambwira ko bari bategereje uyu mugabo kugira ngo abe ari ubiha umugisha bambwira icyo gihe mu minsi 2 ishize bambwira ko bigeza kuri 70% Yunusu yerekeza muri GS Kabylie muri Algeria kandi rwose aba bavandimwe biteye ubwoba harimo Algeria harimo Tunisia na Qatar n'ahantu ari amafaranga rega ahantu ari amafaranga menshi ubwo rero baba barabuni bamushima ibyo avuga ngo aracyafite amasezerano ntawanga rega ntawanga ijana muri indi oya yaba ari amafaranga meza amafaranga bari gutanga nekereza ko ariko nyine ukibaza ngo biragoye aba bakinnyi bari bamaranye imyaka myinshi iyi diwo yahita igendera rimwe noneho bakagenda rimwe ari n'abanyarwanda nta kibazo none se Manzi na Mutsinzi Ange ntibagendeye rimwe njye mbona nta kibazo kubera ko APR ifite uburyo bari yabiteguye ifite abandi bashaka kuzamo muri shampiyona ku banyarwanda cyaba ari igihombo ntibazanye mu defenseur w'umunyamahanga urumva uvuye muri Burkina Faso uyu wakinaga muri TP Mazembe kapiteni wa TP Mazembe ntibagiye kumuzana aramutse ahari wenda agasanga abo babuduru na ba Alexis ntibafatanya nta kibazo kuba bagendera rimwe rwose njye numva nta kibazo kuko na Manzi na Mutsinzi Ange bagendeye rimwe ahubwo icyo kwibaza APR urumva ku kijyanye no kwakira amafaranga ntabwo ubona ari ibintu bashyize imbere cyane kuko bayashyize imbere amafaranga cyane bari kuba baratanze bano ba Clement bagize amasezerano ahubwo bashaka kumugumana Yunus bakavuga batereka banze soza amasezerano cyane ko asigaje umwaka umwe wenda nyuma akaba yajya muri ayo makipe bakabaretse kumutakaza gusa umuntu yavuga ko Clement yaba agiye mu ikipe nziza kuko buriya shampiyona Misiri yahoze ikomeye na mbere ariko yabaga ikomejwe n'amakipe abiri yonyine Zamalek na Al Ahly ari Zamalek na Al Ahly ariko muri iyi minsi hari andi makipe yaje piramide imaze iminsi imeze neza itwara n'ibikombe bya shampiyona icy'ubushinwa yari yagitwaye uretse igitatwaye wareba ikipe ya Ceramica nayo ni ikipe iri gupushinga cyane iri kugenda yinjiramo wareba ikipe ya Al Masry ya Misha Bonner ejo bundi mu matsinda ya Confederation biragaragara ko rero hari amakipe nyine akomeje kugenda za nyuma y'aya makipe yandi ushobora kumva Ceramica kumva ntuyizi ariko ni amakipe nyine ramaze igihe asa naho yazimiye ariko ari kugenda agaruka n'ubundi ku buryo nari kwitegura kuba yajya ku ruhando mpuzamahanga n'izo za Champions League kagera kuri za finali yabonye ikipe nziza kandi irimo amafaranga ko biza kurangira neza nuko nyine umukinnyi umuntu aba amwifuriza kujya ahantu heza nawe akazamuka ariko APR bibuze umukinnyi bro niko bigiye Clement ni umukinnyi ukomeye my friend ariko nyiramo najye none se ikibazo ni ukumusimbuza ahubwo kubona umukinnyi mwiza umusimbuza nicyo nanjye niho nibaza rwose pe naho kugenda twakagize abakinnyi benshi bajya hanze nta kibazo nyembe ifiteho ariko gusabona umusimbura mwiza wa Clement kuko Clement ntabwo ari n'importe qui Clement ni umukinnyi ukomeye mwiza ubwo APR nyine ubwugarizi bwayo hari icyuho kijemo ariko se ibintu byari hirare byari byaravuzwe yego twihute numvaga umukinnyi yari uwa hirare birangiye njyana muri rege ariko nyamara Yunus ngo yarashoje ngo ntabwo yashoje amasezerano Yunus urebe neza rwose umuntu wimbwiye arabizi
ariko Yunus agiye na Clement yagiye inkuba ikagira gutya igakubita hagati ya Ruboneka na Claude bakavuga batumwa avuyemo ariko hagati ya niyo mugabo na Ruboneka bati bigenze Ruboneka we gutya ntaha ariko nyamukandagiza uno mwayibagiwe revuye reka nkubwire ngo twayibagiirwa nyamukandagira yacecetse uwo muzi icyo acecekanye reka nkubwire revuye Clement agiye reka wenda Yunus ahagume tukumva bati Claude bigenze gutya umwana aramupapuje bateje ubundi Ruboneka nawe aragiye bakagenda ari batatu abarekura nyamukandagira kwereka muri sekafa akiseri icyo kibazo uragisubizwa muri sekafa icyo kibazo urimo kwibaza sekafa iraryoshye sekafa abasirikare baragusubiza iraryoshye sekafa irabimeze nka champions league bigiye hamwe barakora icyo bita quick reaction barareakitinga ku bibazo urimo kwibaza muri sekafa n'ejo bundi ni mu kwezi kumwe ni muri igisirikare cyo bitari bayita gute nk'abyo yakomereye nabi ugahita umugarukana oya ubwo urumva nyine ni kumera nabi ugasubira inyuma wakora icyo bita rupuri tagitike icyo bita riyoga ukagaruka uremereye cyane riyoga se harabyumva reorganization nibyo hanyuma tujya muri reyo bya pesi ubundi tubisoje cyane reka tujye muri reyo hano hanyuma rigani muri Rayon Sport ngo ashaka umuransa rigani ndashaka kumwinjizamo rigani ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yarabanje yongerera amasezerano abakinnyi bayo yifuzaga isanganywe iha amasezerano mashya witwa Ganijuru Ishimwe Eli uyu musore w'igikondo usigaye utuye Kabuga kubera impamvu z'umuryango imuha amasezerano y'imyaka 2 yarashoje Ganijuru kuri 3 yongerewe amasezerano nyuma yo gukora season nziza mu by'ukuri yidusoje by'umwihariko returu yakinaga nk'umuntu ubona ushaka ko zongererwa pe cyane abakinnyi benshi barabikora ibyo bintu Rayon Sport iravuga iti yitwa Kabange Chimimana Emmanuel Jeune Marie kabisa arashyushye cyane ameze neza afite gahunda zo gukorera ikipe urumva nawe bamwongera amasezerano bamuha imyaka 2 akinira ikipe ya Rayon Sport baravuga bati asoje neza cyane yamaze kwicaza Obedi kubera neza iratubwira iti uyu muhungu witwa Fabio Ndikumana buri uyu musore yitwa izina rimwe yitwa Ndikumana Fabio nagasirino ubundi yitwa Ndikumana gusa buri yitwa Ndikumana ariko Fabio kubera ukuntu akina bamwitirira Fabio nyine Ndikumana Fabio hawe amasezerano y'amezi 28 ubwo ni imyaka 2 akinira Rayon Sport avuye muri Marine Football Club yari yagiyemo avuye muri APR Ndikumana Fabio n'umukinnyi mushya wa Rayon Sport rero tuyinjiremo muri ubu buryo muri iki gitondo navuganye n'umutoza hari ingingo ndi kuza ku kazi namwe ntihari ingingo abafana barabarakariye bari kuvuga ko muri kugura imifungo baravuga yuko mutagura neza hari ingingo arambwira ati isoko ubabwire ko ritararangira ati muri strategy mu mayeri twize yo gukora transfer kandi neza bashyira umutima mu nda turi kubaka ikipe ikomeye yavuze ngo twahereye ku bakinnyi b'abanyarwanda kuko twari tubizi ko nidutinda kubagura APR ndetse na polisi zikaza ku isoko tuzahendwa bitugore kubabona ariko twatanguranwe no kubishyura kugira ngo tubanze tugire effective y'abanyarwanda bahagije cyane ko buri mwaka usanga kenshi tugira n'ibibazo byo kugura abakinnyi benshi nk'uwari akantu umuvandimwe Lorenzo yapostinze tunamusuhuza cyane hariya kuri SKFM wumva ukuntu gatangaje ku buryo rero yagiye igira desordre mu kugura karavuga ngo Rayon Sport wumve ngo mu mezi 5 n'iminsi 9 ishize Rayon Sport yaguze abakinnyi 14 bivuga ko Rayon byibura yaguraga umukinnyi buri minsi 11 n'amasaha 9 ni imibare ya Dembaba ni ya Dembaba kuri kinyamupira yakoze imibare myiza kabisa aha Dembaba agapostinze kuri kinyamupira Lorenzo akaba ariwe nagakuyeho niho nkabonye ubwo urumva ko Rayon Sport yagize akavuyo mu kugura aravuga ati rero turashaka kubanza gukora base cyangwa icyo bita fondation mu kugura titwahereye mu banyarwanda dukurikizaho kongera amasezerano twari dufite twabasobanura uburyo Sudani yabahenze birangira batamvikanye nawe bahitamo gufata undi mukinnyi w'umunyacad uyu mudefenseur witwa Charles baguze namubwiye ni ndakubwira abakinnyi umbwire kuri buri umwe
namwe ni muri diri ya Henry Musanga araseka, namwe ni murongerera Richard araseka, arambwira ati cyokora ufite mediane ya Henry Musanga na Richard na Kitoga yaba ari mediane ikomeye. Niba coach yivugiye ngo ufite mediane ya Henry Musanga, Richard na Tony Kitoga, we niwumva ko mu mutwe bari bakinnyi atekereza ko azakoresha, sicyo bivuze akse cyane. Ubwo diri ya Musanga rero irimo no kongera Richard rero ibirimo, sicyo bisobanuye yabikomeye. Ubwo yibuka ko bagruhana ngonge bagihari, ndamujyana imbere ndambwira ni ukeneye kugura abanyamahanga 3 bakomeye. Arambwira ati muhumure, isoko ry'abanyamahanga ni rigari. Umuntu utari yarinye ngone twavuganye Ruvuyanga waramuzirekanike kumuvugaho. Rayon Sport ngo irazana mu winga uvuye muri West Africa uri mu batop scorer muri champion avuyemo, umuwinga wa undi uca ibintu, wa undi ngutwara umudefenseur akazajya mukura ku murongo ugabanya imcyuga kabiri mu bihugu bya Afrika y'Uburengerazuba, ahanagura akamucenga d'Ivoire za muri kona mwinjira muri box ngo icyoroshye bamukoreraho ni penalty. Nicyo cyoroshye mu bintu yakora, ni igitego na cyangwa ukamukandagira hakiri kare ataratangaza muri box. Zivuze ubu ku munota 7 ufite umuhondo wa mbere, munota 16 wabonye umutuku. Reyo ngo irazana uruhande rukomeye rw'umunyamahanga. Hari inyengo yambwiye ati n'abanyarwanda harimo abakinnyi beza, namwani coach mfite amakuru yangoye ko mushaka Erita. Hari inyengo yikirije ngenda yimenya, araseka arabati mukura yaramuhenze ati nicyo nakubwira gusa nta kindi yambwiye.